Ndanezerewe cyane muri uyu mwanya kandi nejejwe no kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu, mwese abakunzi bacu bakunda ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi dukorera hano kuri Pure Gold Channel. Mwese mbahaye ikaze, ndetse n'umuntu wese mushya uri bwumve iki kiganiro atarasanzwe acyumva, nawe muhaye ikaze. Bene data, ndabamenyesha ko kuri iki kiganiro muri kumwe na Jose. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane Imana yongeye kutwongereraho, umunsi wo kuwa gatatu itariki ya 21 z'ukwa karindwi 2021. Imana igiye kutwigisha cyane cyane ibyerekeye n'ubugingo buhoraho. Nicyo kintu cyazanye Yesu, yaje kwigisha abari mu isi twese iby'ubugingo buhoraho. Rero ntucikwe mwene data. Mbere yuko ninjira mu ijambo, nagira ngo tubanze dusenge, dusabe umwuka wera, umwuka w'Imana aze abari we utuyobora kandi abari we utwigisha. Reka dusenge. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe, turagushimye ko waduhaye n'umufasha, ukaduha umufasha ari we mwuka wera. Turasabye kugira ngo umwuka aze abari we utwigisha twese aho turi, byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Shuti bavandimwe, nawe shuti uri bwumve iri jambo utarumenyera iki kiganiro, reka dufatanye aya magambo tubona mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 19 duhere ku murongo wa 16. Iyi ni inkuru dusoma yandikishijwe nziza cyane, tugiye kwigiraho inkuru Yesu ubwe yaganiriye n'umusore wamusanze, wari warumvise amakuru ye. Uwo musore yasanze Yesu baraganira. Ni ikiganiro cyiza cyane. Uwo musore kandi yari umusore w'umutunzi. Ni amagambo tugiye kwigiraho. Haravuga ngo nuko umuntu azaho ari aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Uyu ni umusore wari umutunzi. Yasanze Yesu aho yari yaramumenye, yarazi ko ari umwigisha mwiza, yarazi ko ari umuntu mwiza, yarazi yuko ari umukiza, yari yarumvise inkuru ye, ndetse rwose yari afite inyota yo kugira ngo amenye ibyerekeranye n'ubugingo buhoraho. Aramuha ikibazo, abwira Yesu ati, mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Mbese uyu musore yari afite inyota, yashaka kugira ikintu cyiza yumva yakora kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Maze Yesu aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? Umwiza ni umwe gusa, ni Imana. Ariko nushaka kugera ku bugingo, witondera amategeko. Yesu Kristo yahise amubwira ati, ntabwo ndi mwiza, kuko Yesu yari yaratumwe n'Imana hano ku isi. Yari azi ko Imana ariyo yonyine nziza, ariyo yonyine hori, ariyo yonyine ikiranuka. Yesu yicishaga bugufi, yari Imana. Nawe ijambo ry'Imana ritubwira ko atigeze akora icyaha, ariko nuko yamubwiye, tubifate gutyo kandi niko biri. Nawe rero Yesu yahise amubwira ati, hari amategeko 6. Ni amategeko yamubwiye 6. Atayo ngayo rero nuyitondera uzabona ubugingo buhoraho. Ati rwose niba ushaka ubugingo, itondera ayo mategeko. Yari yamubwiye 6, reka tuyarebe. Wa mugabo, wa musore w'umutunzi yashakaga ubugingo cyane. Yaravuze ati, mbabarira umbwira ayo mategeko. Yarihuse ati, nayahe? Kuko yashaka kuyamenya kugira ngo yakurikize abone ubugingo. Yashakaga ubugingo cyane buhoraho. Yaravuga ati, mbabarira umbwire ikintu cyiza nakora kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu Yesu nawe yamushubije ati, niba ushaka ubugingo buhoraho, witondera ayo mategeko. Undi yashaka kuyamenya rero. Yesu aramusubiza ati, dore, irya mbere ntukice, irya kabiri ntugasambane, irya gatatu ntukibe, irya kane ntukabeshyere abandi, irya gatanu wubahe so na nyoko, irya gatandatu ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo mategeko umusore ayayumva. Uwo muhungu abwira Yesu ati, ayo yose narayitondeye, none icyo nsigaje ni iki? Atayo yose narayitondeye, ariko nsigaje iki? Kuko nshaka ubugingo buhoraho. Urabona ko uyu musore yari yahagurutse, yagiye gushaka Yesu ngo baganire, kuko yashakaga iby'ubugingo buhoraho. Yari yarumvise inyigisho za Yesu yuko yigisha iby'ubugingo buhoraho, aranyurwa. Ashaka kumenya icyatuma nawe ahabwa ubugingo buhoraho, kuko iyi si ni igihe gito.
Yesu yigishaga iby'ubwami bw'Imana buzaza, iby'ubwami buzaza, iby'ubugingo buhoraho tuzabona tuvuye hano mu isi. Ejo hari inshuti yacu yanjye na bene data bandi dufatanya twabanye yatashye mu ijuru. Yaratashye uwo muvandimwe wacu, ariko ikinshimisha nuko yatashye yaramenya agakiza. Narababaye koko kuko yatashye akiri muto. Abana yasize barababaye kuko na papa wabo yitabye Imana. Aha rero ubugingo buhoro nibwo bwa ngombwa. Umuntu ashobora gupfa igihe icyo ari cyo cyose. Uyu musore yari afite ubwenge avuga ati ndishakira ubugingo buhoraho, nubwo nkiri muto yumvaga ko igihe icyo ari cyo cyose yava mu mubiri. Natwe bene data tugira inyota yo gushaka ubugingo buhoraho, kuko anytime igihe icyo ari cyo cyose umuntu yapfa. Naho Yesu atagaruka uyu munsi, ariko uyu munsi wava mu mubiri. Iyo nshuti yacu yatashye ejo twumvise ayo makuru yaratubabaje, kuko yari umudamu mwiza cyane, ubana na buri wese, ugira umutima mwiza. Twarabanye njyewe, twicarana mu biro bimwe turakorana. Narababaye cyane, twarakundanye, twaraganiriye, twafatanije akabisi n'agahiye, turi inshuti, ndababara. Ibyo ngibyo byero byanyeretse ko anytime nanjye nava mu mubiri uyu munsi wa none, ariko icyo nshaka ni ubugingo buhoraho. Ndashaka kwanga icyaha n'igisa nacyo. N'uyu musore nuko, nawe nuko wumva ubutumwa bwiza mwene data, wikererwa gusanga Yesu ngo umubaze uti nakora iki cyiza kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Yesu aragusubiza. Uyu musore nawe yari afite inzara n'inyota, nubwo yari umukire, ngo yari umutunzi, ariko yashakaga kumenya iby'ubwami bw'Imana, yashakaga kumenya iby'ubwami buhoraho, kuko Yesu nicyo cyamuzanye kutwigisha iby'ubwami buhoraho. Uyu munsi wa none mwene data, niba wumva utari wamenya icyo wakora, nawe ubaze Yesu aragusubiza. Haleluya. Imana itugirire neza dukomeza kumva iki kiganiro uyu musore yagiranye na Yesu Kristo. Uwo muhungu amaze kumva iby'amategeko yaje kubwira Yesu, aramubwira ati ayo mategeko yose narayitondeye. Bigaragaza ko uyu musore yari yaravutse mu muryango witondera amategeko y'Imana, bazi iby'Imana, yari yaravukiye mu bantu nakwita abantu b'Imana bayubaha. Icyo gihe cyabo bakurikizaga amategeko, ariko yashakaga kumenya ikindi kintu cyiza yakora ngo ahabwe ubugingo buhoraho, kuko yarabushakaga. Haleluya. Arasubiza Yesu ati nubwo nayitondeye, none icyo nshigaje ni iki? Uwo mutunzi, uwo musore, bigaragara ko ari umusore muto, yari umusore muto, yarakize kare, yaragize ubutunzi hakiri kare. Niko ijambo ry'Imana ritwereka ko ari umusore. Yesu aramusubiza ati nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurishe ibyo utunze maze uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere kuze unkurikire. Hari kuba yakurikiza amategeko atayo narayitondeye, amuha ikindi kibazo atari ko se sigaje iki ko nshaka ubugingo buhoraho. Yesu nawe amuha ikindi gisubizo, ariko igisubizo kigoranye, igisubizo kigora benshi, igisubizo kinanirana. Imana idufashe cyane ahangaha. Reka dusubiremo twumve uko Yesu yamushubije. Amaze kuvuga ati narayitondeye, ariko se nshigaje iki? Yesu yaramushubije ati nushaka kuba utunganye rwose, nushaka kuba wuzuye rwose, nushaka rwose koko kuvuga uti nabigezeho, ijuru narigezeho, genda ugurishe ibyo utunze maze uhe abakene. Ibyo utunze byose, nta muntu uzi ibyo yari atunze, ariko bagaragaza ko yari umutunzi. Wenda muri iki gihe twavuga ngo yari afite za bizinesi zihambaye, yari afite amazu menshi cyane, yari afite se bizinesi zikomeye. Biterwa naho yari ari, biterwa n'icyo gihe ibyo yari afite. Ibyo ari byo byose bigaragara ko yari umutunzi. Yesu aramusubiza ati ibyo ufite byose genda ugurishe, nurangiza amafaranga ukuyemo ugenda uyagabanya abakene bashonje. Hari abatindi bakennye, hari abapfakazi, hari imfubyi, hari abantu bashonje cyane badafite icyo kurya, abo barababaje. Genda ubahe bose ubibagabanye. Nurangiza dore icyo uzakurikizaho, uzanankurikire, kandi ibyo byose numara kubigeraho uzaba ugize ubutunzi bwo mu ijuru.
Imana idufashe cyane. Aha ni ahantu hatoroshye, aha ni ahantu hakomeye. Umuntu uje akakubwira ati gurisha ibyawe byose, amafaranga uyaha abakene, ntugire na rimwe usigaza, ntugire igice na kimwe ushyira muri banki kuri konti yawe, oya byose utange, nurangiza aho niho uzaba ubonye ubutunzi mu ijuru. Nurangiza kandi uhere kuze unkurikire, aho ngaho uzaba wuzuye, aho uzaba utunganye rwose. Genda ukora utyo. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda. Yaragiye ariko agenda afite agahinda, arababara. Ati mbega ibintu Yesu anshubije, ati nagize ngo ni amategeko gusa, ati nagize ngo niyo nubaha kuko naboshye amategeko ibyo birahagije. Ariko yongeho n'ikindi ngo ningende ngurisha ubutunzi bwanjye, ngo nindangiza mbiha abakene, singire icyo nisiganiriza, singire na gato, nindangiza mukurikire. Ibyo byaramugoye cyane, yatashye afite agahinda kuko yari afite ubutunzi ngo bwinshi cyane byose, kandi ngo yagomba kugurisha. Imana idufashe bene data. Ntabwo byoroshye kugira ngo umutunzi yinjire mu bwami bw'Imana. Ntabwo byoroshye na gahoro. Imana itugirire neza. Yesu yarakomeje aganiriza abigishwa we ibyerekewe n'ubutunzi. Ahabwa ati ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu akizwe, kugira ngo umuntu ankurikire ari umutunzi, birakomeye cyane. Ati birakomeye. Ati ntabwo byoroshye na gahoro ku bana b'abantu, atari ko ku Mana byose birashoboka. Turabona ko bitoroshye kugira ngo umutunzi agurishe ibintu bye, areke iby'isi akurikire Yesu. Birakomeye. Ariko Yesu aha yarangije aya magambo avuga ati koko birakomeye, ariko ku Mana byose biroroshye. Imana idufashe bene data. Sinzi wowe umutima wawe ukomeze, sinzi ibintu bikubuza gukurikira Yesu, sinzi ibintu bikubuza kuzura neza ngo uvuge uti amena, ijuru narigezeho, ndatunganye, nduzuye, nakoze ibyo umwami wanjye ashaka, nzajya mu ijuru. Ijuru ni ikintu utagomba gukinisha, kuko ubugingo buhoraho nyine buzahoraho. Abantu bazahora banezerewe iteka n'iteka. Hano mu isi muri ubu buzima turimo nubwo igihe gito. Maze kubabwira ko ejo numvise inkuru ko inshuti yanjye twicaranye mu biro, twakoranye neza, twamaranye imyaka n'imyaka dukorana, yatashye yavuye mu mubiri. Ese nge bite? Wowe bite? Umva iyo nkuru. Hari umuvandimwe wawe watashye umuzi, ababyeyi bawe wowe ubuze ubu ntukibabona. Hari abantu batwegereye tubona bapfa. Ibyo nibituburira yuko natwe ejo tuzapfa, yuko natwe uyu mubiri twambaye uzarangira. Iyo munsi wa none iri jambo Imana yarimpaye yinshyira ku mutima kugira ngo uburirwe nkuko nanjye naburiwe, kugira ngo tureke iby'isi byose, tubitere umugongo, ibitari mu bushake bw'Imana. Icy'Imana igusaba kureka mwene data, kireke, ariko uzabona ubugingo buhoraho. Imana idufashe cyane. Reka dusenge ntabatindiye, dusengera abantu babuze ababo, dusengera abantu bafite corona, cyane mu Rwanda abantu benshi cyane bararwaye corona. Mu Buhinde hirya no hino hari abantu icyo cyorezo kirimo noneho kugwira cyane. Ariko dufite amasezerano y'Imana. Muri Zaburi ya 91 hari amasezerano yuko nitwihisha muri Yesu, mu Mana Data wa twese nayo izaduhisha, ikaturengera, ikatugirira neza. Naho waterwa inkingo udafite agakiza ntabwo bishoboka. Inkingo baraziteza, abantu baraziteza, ariko bakanga, bakongera bakandura, bakongera bakarwara. Ntabwo ari ukubaca intege bene data, ariko ubuhungiro twabuboneye mu Mana, tubonera muri Yesu Kristo. Naho umuntu yataha, naho umuntu uyu mubiri wapfa, ariko ugataha uvuga uti mfite ubugingo buhoraho. Icyo nicyo cya mbere. Umubiri wawe naho wawuvamo n'ubundi nta muntu uzahoraho, ariko ikintu cya mbere ni ukubona Yesu, ni ukubona agakiza, ni ukubona ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza bene data. Iri jambo niba rigufashije, fashisha abandi, kuko turamamaza ubutumwa bwiza muri ibi bihe bya nyuma, kugira ngo abantu bakizwe, bahitemo Yesu, kuko tugeze mu bihe bya nyuma. Naho Yesu Kristo yaba atinze ntagaruka uyu munsi cyangwa ejo, hari umuntu wakoherereza iyi message agahitamo Yesu, agahitamo agakiza, yataha akigira mu ijuru. Imana itugirire neza bavandimwe, inshuti zacu, bakunzi bacu b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Reka dufatanye ijambo, reka dufatanye ubutumwa bwiza, tubwamamaze benshi bakizwe.
Reka dusenge bene data. Mana turagushimye cyane, turagushimye kubw'ijambo watwandikiye, turagushimye kubw'ijambo watwoherereje, turagushimye ko watwohereje umukiza Yesu Kristo kugira ngo aze gucungura isi, kugira ngo aze kudukora ku mitima, kugira ngo aze kutwereka inzira, ngo kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, yatuzaniye ubugingo, yatuzaniye agakiza. Ndasabye ngo buri wese utari wamenya Yesu uyu munsi wa none amumenye, uyu munsi wa none amwakire, kuko imibiri yacu twambaye iradushuka, izapfa, izashira vuba, izarangira. Inshuti zacu zaratambutse, abo twavukanye baratambutse, bamwe barapfuye, abo twareranywe baragiye, abo ababyeyi bacu bamwe baragiye, ariko bo turacyariho. Ndasabye Mana ngo ukiriho uyu munsi wa none, udufashe twitegure, udufashe twanga icyaha, tukumvire, twanga isi. Nutubwira Mwami kureka ubutunzi dufite tukabugurisha tugaha abakene, tubikore. Icyo tubwaye cyose tugikore kugira ngo tuhabwe ubugingo buhoraho. Ndakwingize Mana ngo ufashe buri wese wumvira ijambo ahitemo Yesu uyu munsi wa none, niba ataramuhitamo. Ndasabye ngo umwuka wera adufashe twese, umwuka duhe gutsindwa, umwuka duhe Mwami kwishakira iby'ubugingo, kuko iyi si ni igihe gito. Urakoze Mana kubyumvise byose, mbisabye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amena. Nshuti zanjye, bavandimwe, bakunzi bacu b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, mwese mbasabiye umugisha kandi mbashimira amasengesho mu nsengera kugira ngo nkomeze uyu murimo, nanjye nkiranuka, nanjye nshaka ubugingo, nanjye nitegura, kuko igihe kimwe nzava muri uyu mubiri vuba cyane. Reka nukuri mbashimire cyane, Imana ibahe umugisha, nawe kandi itegure, kuko ntuzi umunsi cyangwa igihe urupfu ruratwegereye. Ariko icyo dushimira Imana nuko niyo urupfu rwaza dufite ibyiringiro by'ubugingo, tuzi aho tujya, iwacu mu ijuru. Urupfu ni irembo tunyuramo, ntukarutinye. Ni irembo tunyuramo kugira ngo tugere iwacu, kugira ngo tugere mu gihugu cy'isezerano. Imana igufashe mwene data, turi kumwe, tuzakomeza ubutaha. Be blessed, ugire umunsi mwiza n'abawe bose.